umugambi wayo mwiza yagize uhereye kera, kandi ibitegura tudahari, ibitegura mu bwenge bwayo. Iyo yari izi ko ku munsi nk'uyu cyangwa se masaha nk'aya tuzaba nyine turanga, buri wese uhari ubwo n'uwagombaga kuhaba nyine, udahari nawe ntiyari buhabe. Byumvikana ko ntawahageze kubera ko azi kurwanya cyane cyangwa arwanyije cyane ngo ahabe, nta n'uwahabuze kubera ko wenda atifuza hari uwifuzaga kuhaba utahabaye, hari n'uwabishakanye umwete mwinshi akora n'ibishoboka byose ngo arebe ko yahaba iranga. Ariko navuga ngo byose Imana iba yarabigennye ikabitegura kera kugira ngo bisohoze nyine mu gihe cyayo. Navuga ndi kuri uno musozi hatuye abantu benshi, kandi bavuga ko bakunda Imana, banashaka Imana cyangwa bakeneye Imana, ariko ntabwo bamenye ko hano habaye ikintu gikomeye, kuko biravuga ngo hahirwa ibirenge by'abazanye inkuru nziza ku musozi ngo bakamamaza iby'amahoro. Byahageze ariko abantu bo kwa aka gasozi ntibabimenye, ariko si uko bayobeye ko turi hano, barabizi kuko no mu buyobozi twabisobanuye nabo batwanditse, barabizi ko hano hari abashyitsi. Ariko iyo haza kuba haje nk'umumeyi, ubu bari kuba bahuzuye sibyo, wa hano mu isi w'umumeyi bari kuba bahuzuye ari benshi, ariko hageze umwami w'abami, hari umwami w'abami, ariko nta muntu wahageze. Yesu n'abantu b'iwabo nabo bavukanaga baramuyoboye, kandi bavukana baramuyoberwa bajya bararana, baramuyoberwa bajya basangira, baramuyoberwa baba mu nzu imwe, kugeza ubwo igihe cyageze atangiye kwigisha, bakajya bavuga ati ese wagiye ujya mu mujyi, ugiye Yerusalemu abashaka kumenyekana niyo bajya, uzajya ujyayo ubwo ushaka ngo bakumenye, uzajya ujya nyine bakumenye, uraguma hano se ubundi uza kukumenya. Ariko bamuvugiraho, bari kumunyega, bari kureba ibintu harimo bakabona ntabyo. Nuko rero byamwe, niyo mpamvu ngo abahamagawe ni benshi ariko hitabye bakeya, ngo abatowe ni benshi ariko hatoranywamo bakeya. Bibiliya ivuga ngo Yesu yapfiriye ngo abari mu isi bose, ngo ariko cyane cyane abizera. Uri kumva ko urupfu rwa Yesu rufite agaciro cyangwa rufite umumaro ku bizera bonyine, nyamara arupfa yarupfiriye abo mu isi bose. Nawe yaravuze ngo yaje gushaka ngo intama zazimiye zo mu bwoko bwa Isiraheli, ni intama zazimiye, ntabwo yaje gushaka ihene ngo azihindure intama. Biri kumvikana gutya, ntabwo ari ihene yaje gushaka ngo azihindure intama, ahubwo yaje gushaka intama zazimiye. Byumvikana birivuga ko ngo namwe cyangwa ntabwo twari twarazimiye nk'intama, twaraheze. Byumvikana ko rero icyazanye Yesu ni ugushaka intama zazimiye. Niba uri intama, ubwo nawe urimo, uba ubizi cyangwa utabizi, urimo kuko igihe nikigera byanze bikunze uza, cyangwa umunsi wo kumenya iyo nkuru, wo kumenya iryo tangazo kuri wowe birashoboka ko ubuhaba ari none. Birumvikana rero ko kuba turi aha ngaha ni uko Imana yabishatse. Kuba wahaje ntugire ngo niwe wahizanye, wenda uravuga uti ngewe bambwiye ngo nze ndemera, ngewe narabimenye ndaza, koko waje wanakoze cyane, ariko umenye ngo buriya ni Imana yatumye uhaba, ni Imana yatumye uhaba, ni Imana yatumye uhagera, kugira ngo ahari nawe wibonera ijuru none, wibonera ubugingo buhoraho uyu munsi, nawe utahana ijuru none. Kuko abantu benshi bibwira ko kubona ijuru ari ikintu kigoye, ari ikintu gikomeye, umuntu atapfa kubona gutya, kandi koko riranakomeye, ariko kuribona nabyo ntabwo bikomeye. Kuba Imana yagennye, kuba Imana yashatse kubimenyesha cyangwa kuribona biroroshye cyane, ni ibintu byoroshye. Nawe nutega amatwi neza ushobora kuvanga uritahanye, ntabwo bigombera ngo umaze iminsi usenga, niyo waba utarageze mu masengesho waricyura, niyo waba utajya wita ku by'Imana waricyura, niyo waba utajya ujya no mu nyigisho na hehe waricyura, kuko icyatumye Yesu aza mu isi ni ukugira ngo nawe uribone.
kandi ntabwo ryigeze cyangwa ntabwo yigeze akenera gusaba umuntu uwo ari we wese ikintu kugira ngo akunde ari muke. Ni ubuntu, nta rufaranga rwawe akeneye ngo ariguhe, nta turo ryawe akeneye ngo ariguhe, nta cya cumi cyawe akeneye ngo ariguhe, nta keneye ko unamugira mu murima dore ko atajya ahinga. Nta kintu na kimwe agukeneyeho, ahubwo ashima kuriguha ku busa, ashima kuriguha ku buntu. Bazi Imana rero ishimwe ko yaduhaye nyine gushyika ahangaha, kumva twakwifuza kureba abashyitsi bari ahangaha natwe ubwacu tukamenyana, ariko nkavuga ndi reka duhere ku bashyitsi b'imena bakomeye kurusha abandi, nubwo twese dufite agaciro, ariko dufite abashyitsi b'imena. Ni abantu bateranye hano bwa mbere, baba bo mwaka gace cyangwa abatarabaho, ariko baje kureba ibintu byabereye ahangaha cyangwa baje kumva ibivugirwa ahangaha. No bashyitsi b'imena uko bahari, no bantu bakomeye dufite, kugira ngo babanze wenda barahaguruka gusa turabareba, nta kindi tubabaza, biyicarire ubundi twiganire. Karibu. Imana amashyi rero. Sawa, nashimwe. Hari abantu rero hano bavuye n'i Kigali, nabo barahaguruka, ni uguhaguruka gusa ubwo tukagera dukomeza. Hari n'abavuye ku Murenge nabo barahari. Hari abavuye mu Kagame. Hari n'abahano mu Gatare bazi kutwiyegereza, katubiyegereza. Ubwo bahagurukanye nabo mu bikorwa hari. Sawa, namwe Imana ibahugisha, mwana twakiriye ariko. Ngo hari n'abavuye Ubushenge. Ubushenge. Karora bose no ku Rusizi. Sawa rero, Imana ishimwe. Abantu bahano bajye bamenya guha abantu ikaze. Umuntu yaje iwawe si ukwakira, ari ukwakira, ntabwo ni umwakira. Sawa rero, Imana ishimwe ku bashyitsi bacu, cyane cyane babandi b'imena twavuze, kuko umuririmbyi yaravuze ngo nubwo baba boroheje ngo cyangwa bagayitse, ngo ariko bari abantu b'agaciro mu maso y'Imana. Kuvuga ngo umuntu aba ari umuntu ukomeye w'igiciro mu maso y'Imana, kuko Imana ntiyamuremye biyitunguye, yamushyizeho kubera ko yari ifite impamvu. Mutega amatwi ariko sibyo babyeyi, mutega amatwi tujyane neza. Navuze ngo watega amatwi neza ugacyura ijuru, ugacyura ijuru. Nubwo umuntu aba wararihirimbaniye igihe kirekire ukaribura, wararishatse uburyo bwinshi ukaribura. Nagira ngo mbanze mbabwire ngo natwe kuba turahana, reka mvuge ngo tubibwire muri rusange, ntabwo ari idini rishya twaje gushinga hano, kuko abantu iyo bumvisha abantu bavuga iby'Imana bahita bati tujye kureba iryo dini ryaje. Buri wese akajya kureba, ariko anagambiriye kureba niba hari icyo yaza gukura muri iryo dini. Ntabwo ari idini rishya twazanye ahangaha, ntitwaje gushinga idini ahangaha, ahubwo twaje kugira ngo tuvugane cyangwa tuganire namwe ku cyo bita ubutumwa bwiza, cyangwa se inkuru nziza y'ibyo Yesu yakoze ku bwawe. Kandi iyo umaze kuyimenya iyo nkuru nziza, uyihishuriwe na nyirayo, ubona ijuru ku busa, nta kintu utanze. Nicyo kintu kitugenza, nicyo kintu cyatuzanye. Ubu umuporo, ubu umunyagatulika, ubu umudive, ibyo ntibidushishikaje. Mubishe ko nta n'uwo twabaje idini yaturutsemo, kuko idini ryo ntacyo rimaze. N'iminsi umuntu aba yaribayemo, nawe waribayemo, uzi ko ijuru n'uburyo wumva ntaryo ufite, kandi idini urimazemo iminsi.
ntabwo idini ritanga ijuru, ntabwo idini ritanga ubugingo, idini ntabwo ariryo ryabambwe. Habambwe Yesu wakugiriye ku musaraba ahanirwa ibicumuro byawe. Idini ritabigizemo icyakora naryo rifite akaryo kazi. Idini rifite akazi ko kukuronkamo amafaranga. Nicyo kintu rikumariye cyakora. Nuko kunyaga gusa nta kindi kintu cyera kirabo. Ariko ibyerekeranye n'ijuru, ibyerekeranye n'ubugingo buhoraho, ibyerekeranye no kuzabana n'Imana, nta ruhare idini ribigiramo. Yaba ryabitangaga ubu ngubu uba ubifite. Ijuru burifite, yaba idini ryarigiraga ngo ririhe abantu. Basi Imana rero ishimwe bashyitsi bacu, rero twarakijijwe natwe tumenye iyo nkuru nziza y'ibyo Yesu yakoze ku musaraba. Imana itubwira kujya kubibwira abantu aho bava bakagera mu mahanga yose, aho tuzabasha kugera, kuko n'abandi babimenye bari hirya nabo bari kubivuga aho tutari. Nguko natwe Imana yashimye ko tuza kubivuga ahangaha, ubu abandi babimenye bari kubivuga hirya, abo tutazi. Kandi si ngombwa ngo tube tubazi. Umuntu wese wakijijwe ahabwa umurimo wo kujya kubwira abantu inkuru nziza. Niko Yesu yavuze ngo mujye mu mahanga yose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Ni inkuru nziza umuntu yumva umutima ukawuruhuka, wumva ukumva uranezerewe, wumva ukumva amahoro araje mu mutima, ukumva nawe ubonye ubugingo buhoraho, ukumva ntabwo uzarimbuka. Navuga ndi rero nuko tumeze, tumaze gukizwa no kumenya iyo nkuru, twahise dutangira gahunda yo kujya kuyitangaza, kuyibwira abantu bose. Ariko cyane natwe amadini twabanje kuyaruhiramo no kuyagorerwamo, ariko umuntu yumva ari gushaka uburyo yazajya mu ijuru, ukabishaka ukabibura, ukabyifuza ukabibura. Bakakubwira ati senga ugasenga, ukumva n'ubundi ijuru ndi waribonye. Rijya muri korari ukajyamo. Hari ugeze ambwira ko ari muri korari enye icyarimwe, ajya kurepeta hano akajya kurepeta hariya, yajyaga arara mu nzu. Niba atagiye muri repetition yagiye masengesho ya korari, niba amasengesho ya korari yagiye ku muganda wa korari, niba atagiye ku muganda amafaranga nayo ayatanga se yabonye umwanya wo kuyakorera cyane. Twigeze tuvugana n'umugabo umwe yende kumwaza na Placide w'umumotari, none tumubwira ubutumwa bwiza, bati nanjye rwose mfite ikibazo gikomeye, ati mbabazwa n'ukuntu umugore wanjye amafaranga yose nakoreye arayajyana akayashyira pasiteri, noneho nanjye pasiteri agashaka ngo nanjye ngeza buri cyumweru nirwe mwicaye imbere, ambuza kujya gushaka, kandi nawe nashatse bayamushyira kandi wari mu kazi we akaba ari mu kazi, nanjye nge nirwa mwicaye imbere, amafaranga nari kujya gushaka sinyashake, ayo nashatse kumubyizi yayo yatwaye nayo, umugore yajyanyeyo. Ati ngo nibyo ntabyo naba ndiwe, kandi koko nibyo nyine. Icyo nshaka kuvuga nuko icyo umuntu aba akeneye ni ubutumwa bwiza, ni ukumenya uburyo yajya mu ijuru, nawe ni ukumenya uburyo yabona ubugingo buhoraho. Reka wenda twihuse tudatinze kuko n'abandi baraza kuvuga, badusomera umurongo umwe gusa uri mu gitabo cy'Abami ba kabiri. Abami ba kabiri badusomera igice cya 5. Umurongo wa mbere wonyine. Abami ba kabiri igice cya 5 umurongo wa mbere. Avuga ngo Namani umugaba w'ingabo, cyane n'abandi buntu. Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'Isiriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abisiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Umugaba w'ingabo z'umwami wa Siriya yitwaga Namani. Yari umuntu wemerwa na shebuja, ari umutoni kuri we. Koko yari intwari, niwe Uhoraho yakoreshaga agatuma abanyasiriya batsinda. Icyakora yari arwaye indwara z'uruhu zanduza. Yes, aho nabishimwe rero. Narivuze ni ntabwo dutinda cyane. Nashaka kuvuga ku uyu mugabo bavuze witwa Namani.
ngo bibiri ivuga ko yari umugaba w'ingabo. Umugaba w'ingabo ni umusirikare mukuru uyobora abandi basirikare, ndetse ngo akaba ari n'umutoni kuri shebuja. Kandi reka mbaze mvuge ngo abasiriya bari abanzi b'Isiraheli. Nuko abisiraheli bari ubwoko bw'Imana, ariko noneho abasiriya bakaba abanzi babo. Nukuvuga ngo bahoraga intego yabo ari ukurwanya abisiraheli kugira ngo bagirire abisiraheli nabi. Noneho Namani ngo akaba ari we wabaga yoboye ibitero byose byateraga Isiraheli. Turi kumvikana? Ngo ariko akaba umutoni cyane kuri shebuja. Nuvuga ngo yari umuhanga kurwanya abisiraheli. Yari intwari se mu kurwanya ubwoko bw'Imana. Muri kunyumva neza? Kuri shebuja ngo akaba umuntu utonnye. Burya umuntu atagira Imana aba ari umukozi wa shitani. Turi kujya. Iyo atavutse ubwa kabiri abakorera shitani, abasha gukorera shitani ari umunyamasengesho kubera ko atagira Imana mu mutima, ko atavutse ubwa kabiri. Abasha gukorera shitani ari umupasiteri, abasha gukorera shitani ari umudiyakoni, agakorera shitani ari umuririmbyi, ndetse ngo akaba ari n'umutoni kuri shebuja. Kuko burya ntuteze ko kurwanya Imana ari ukwiri gukubita abantu bakorera Imana, cyangwa uyituka ngo Imana irakagira gutya. Hoya, iyo utavutse ubwa kabiri ngo ube warabyawe, kuvuka ubwa kabiri mvuze si ukubatizwa, ariko iyo udafite ijuru, iyo wumva udafite ubugingo buhoraho, uba uri umwanzi w'Imana, uba urwanya Imana, kandi uba uri umutoni kuri shitani. Twajyanye? Ni ukuvuga ngo shitani ibigufite nk'igikoresho cy'ingirakamaro cyo kurwanya Imana. Turajyanye? Ariko nyamara imbere y'abantu ukaba umuntu ukomeye. Niko bavuze ngo yari umuntu ukomeye, yari umuntu w'icyubahiro. Ndi gushaka kuvuga ko abantu dufite hanze aha, abafite amadini n'abatayafite, ariko cyane abayayobora. Turi kujyana? Iyo urebeye inyuma watekereza ko n'abari abakozi b'Imana. Uwabonaga Namani muri teni yari umusirikare, mu myambaro ya gisirikare, mu mapeta ku rutugu, abantu bose bakubita amasari, abantu bose bavuga ati nguyu umuntu ukomeye. Abamubonaga bose barunamaga bati nguyu umuntu ukomeye. Turi kujyana? Ariko hari ku gace twashojejeho bavuze ngo ariko yari umubembe, ngo yari arwaye indwara yanduza. Muri kubyumva neza? Ngo yari arwaye indwara yanduza. Urebye pasiteri n'umusaraba hano, turi kujyana, ukabubonana ibitabo n'ishagoshi, baravuga ati umukozi w'Imana. Yesu yarabivuze ngo bakunda kuramukirizwa mu maguriro, mu isoko, ngo n'imyanya y'icyubahiro mu birori. Bari guhamagara abantu ngo binjire, baravuga ati abakozi b'Imana nabo nibatambuke. Abandi baza kwicara uwo muntu yamaze kwicara kare, none akagaragara neza imbere y'abantu nk'umuntu w'icyubahiro, nk'umuntu ushimwa, ariko ngo imbere ngo ari umubembe. Kurebera Namani inyuma, sawa bonyine mvuga, n'undi wese utavutse ubwa kabiri agira icyubahiro imbere y'abantu, ariko imbere ari umubembe. Reka mvuge ngo ububembe ndi kuvuga ni uko umuntu aba ari umunyabyaha mu mutima. Mu mutima akaba ni umunyabyaha, imbere y'abantu akaba ni umukozi w'Imana. Mu mutima akaba ari kwibaza nawe uburyo yazajya mu ijuru, ariko agahagarara imbere y'abantu abwira abantu ngo muze mbereke inzira ijyayo. Yesu yaravuze ngo ni indyarya ngo bazabona ishyano, uko batwara urufunguzo rw'ubwami bwo mu ijuru ngo ntibinjira, ngo n'abashakaga kwinjira barababura. Muri kunyumva? Noneho icyubahiro yari afite, n'ubuhangange yari afite, n'ubutoni yari afite kuri shebuja, ntabwo byari byaramubujije kuba umubembe. Kwitwa ko umuntu akorera Imana ntibimubuza kuba umunyabyaha, ntibizanamubuza kujya mu muriro. Kwitwa ko umuntu ari umuririmbyi ntabwo byakubuza kuzajya mu muriro. Kwitwa ko ufite idini runaka rishimwa, rero twarimo tuganira nijoro, atubwira ati nabaga mu idini rya yavuze ngo mu baporo nabaga mu baporo, noneho ngo ubu yaje kujya mu bapandekote ngo babonye agakiza. Ariko agakiza si ukuva mu baporo ngo ujye mu bapandekote. Agakiza si uguhindura idini, agakiza ni ugukira nyine, ni ugukira ububembe bukavamo. Nuvuga ngo Namani uko yagaragaraga inyuma
abantu baramwemeraga bakamushima, ariko ngo akaba ari umutoni kuri shebuja, nyamara ngo arwaye indwara yanduza. Mwabyumvisha ukuntu babivuze, ngo ararwaye indwara yanduza. Niyo mpamvu abantu bitwa abakozi b'Imana bo mu gihe cya Nowa bafite indwara yanduza. Yesu yaravuze ngo bajye bazerera mu misozi, ngo bakajya no mu nyanja, ngo bagenda bashaka umuntu bahindura ngo yemere idini yabo, bashaka umuntu banduza. Turujyana ngo yemere idini yabo, ngo ariko iyo amaze guhinduka ngo ayemeye, ngo akabaruta inshuro ebyiri ku mwana w'igihinomu. Baba barwaye indwara yanduza. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari kukubwira ngo ngwino uze mu idini ryanjye, aba ari kukwanduza ya ndwara y'inyine, kandi wowe ukagira ngo agiye kukuvuga, agiye kugukiza, agiye guha ubugingo buhoraho. Reka mvuge ngo Yesu we ntabwo yaje kutwanduza, ahubwo yaje kudukiza. Kuko Namani igihe cyarageze, biba ngombwa ngo hari akana k'agakobwa ngo bari baranyaze, bagiye kurwana barakajyaga, noneho kaza kumenya ko burya shebuja ari umubembe, agira indwara yanduza. Kamenya ko burya shebuja nta mahoro agira, nubwo abantu bose bamwunamira, nubwo abantu bose bamupfukamira. Umuntu ajya afata ihembe akabyorosaho amasengero, akabyorosaho imirimo myiza, akabyorosaho amaturo, ukarimba, ariko imbere ufite indwara yanduza, uri umubembe, nta bugingo buhoraho ugira. Uwo mwana w'umukobwa ko yari uw'Imana wo mu Isiraheli, ngo arabimenya, abwira nyirabuja ati ariko nyamara databuja ageze iwacu mu Isiraheli habayo Imana. Iyi karakaboye akayaye. None ngo databuja agezeyo akagera mu Isiraheli hari Imana ikiza ibibembe. Umugore abibwira umugabo we, Namani aramenyetiye hari umuti. Urumva ko ntako atari yaragize, kuko nawe yarashiraga nyine. Bakamukubitira amazi ati mu ndamutse ariko ndikushira imbere. Ahubwo ati nyakubahwa, ye mubinyita ariko imbere nta nyakubahwa ihari. Narashize nta Yesu bamo. Burya umuntu baravuga ati pastor mumeze pastor mumeze abantu bose ariko mu mutima ariko bati ndi igiki ko nzajya mu muntu, ndi igiki ko nzarimbuka. Umuntu wese utakijwe nuko abameze ntibakababishye, ntakabashuke ngo babwire ngo hari ijuru ntaryo, kereka amenye ubutumwa bwiza, amenye icyazanye Yesu mwisi. Nuko umwana rero abibwiye nyirabuja abibwira umugabo we, abimenye najya kubibwira perezida wa repubulika ati namenye ko mu Isiraheli hari Imana igomba kungiza. Shebuja ngo yandika urwandiko, yandikira undi mu perezida wo mu Isiraheli ati nyakubahwa ngohereje uyu musirikare wanjye ngo umungirize ibibembe. Bari bazi ko Imana iriyo ngiyo nyine kwa perezida nyine. Baranditse urwandiko ararujyanye, agezeyo umwami w'Isiraheli arusomye Bibiliya avuga ngo yashishimuye imyenda ye. Muri make arababara avuga ati uyu mugabo nicyo ari kunshakaho, ubu ni ukunyendereza, arashaka uburyo yongera kuntera, arinda anyohereza uyu ngo mukize ibibembe. Ni njye Mana ikiza ibibembe, ni njye Mana ivura ibibembe. Urumva ko na perezida w'Isiraheli ntiyarabizi, ntiyarazi ko haba Imana ikiza ibibembe. Ahita ahamagara abantu abakuru, arabateranya arabwira ati bagiye kongera kudutera, dore batangiye kudushakaho impamvu. Anyohereje umusirikare ngo ari njyewe umuvura ibibembe, ndi Imana ikiza ibibembe. Ariko inkuru ngo igera ku muntu wakijijwe witwaga Elisa, wari uri mu Isiraheli, uzi Imana, wamenye Imana, utaruzwi cyane nk'ikirangirire. Gukizwa ntibijya habona gutya, urakizwa ukamenya Imana. Yesu yaravuze ngo abakomeye batoranijwe ni bake cyane, ngo n'abamavuko akomeye ngo ni bakeya, ngo n'abanyacyubahiro ngo ni bakeya. Ngo yahisemo gufata abaswa ngo abari bihitamo gukirisha ubupfu bw'ibibwirizwa. Nandi Elisa ngo abimenye, ngo atuma kuri perezida ngo aravuga ati uwo muntu mumwohereza aza nsange, ngo aramenya ko mu Isiraheli hari Imana. Turajyanye. Bamwohereje kwa Elisa. Uwa musirikare ukomeye ageze kwa Elisa ngo yari yibereye mu nzu hano. Baramubwira ati hari umuntu uri kugushaka. Elisa yari yabimenyekanye uko niwe wamutumyeho. Aravuga ngo ni mumubwire ngo agende, ngo ajye mu mugezi, ngo mubwire ibiremo 7 ngo arava amakiza. Babibwiye Namani umujinya uramufata. Kubwira umupasiteri ko kugira ngo akizwe ari uko ava muri ibyo bintu, ukambwira ko burya atabasha gukira ameza aryo, ukambwira ko burya atigeze akorera Imana, atigeze abyarwa n'Imana, atari n'umuntu w'Imana, ntiyemera. Avata imyaka maze, urashaka kuvuga ko ndakijijwe se mu buhe buryo? Urabona ko ndakijijwe gute? Namani bati jya mu mazi wibiremo 7. Arababara, ariko abona n'uburyo yamusuzuguye. Elisa ntiyaje ngo amuramutse ngo nyakubahwa,
ko birava nta cyoro cy'umunyabyaha nta cyoro cy'umunyabyaha kuko yari umubembe Elisa ntiyari kumwegera kuko byari bujwe mu Isiraheli ko umuntu muzima yegerana n'umubembe ntiyari no kumukoraho yari kumanduza muramenye baranduza barwaye indwara yanduza ushudika nawe ukaba nabi kuko ukuba inshuro ebyiri ku mwana w'igihe n'ubu niko birivuga nuko rero nibwo Namani aranga ati aransuzugwe yaravuze ngo narinzi ko aza kuza ngo agafata ngo intoke ze ngo akarembarembya ku mubiri wanjye ngo nanjye ngakira none asuzugwe bene ako kageni habe no kusuhuza habe no kuza ngo adamutse habe no kuza ngo amenye uwo ndiwe uwo yari yamenye uwo ari yari yamenye ko ari umubembe abona ko atari umuntu wo kwegerwa abatamuzi no bamwegeraga bakanamwubaha Namani ngo aranga yanze ngo abagaragu be ngo no bamuhenda heza uravuga ese nyakubahwa kuko bari yivumbe ngo yitahire yijyanira ibembe iyo ubwiye pastor ko kwizera ubutumwa bwiza aravuga ati ngewe narakijije yumva tukwiye kuvuka ubwa kabiri abati navutse ubwa kabiri amazu burya avutse ubwa kabiri ati narabatijwe kuvuga ubwa kabiri ntawe bihure no kubatizwa kuvuga ubwa kabiri no kuba undi muntu mushyashya ubyawe n'Imana ukabura umwana w'Imana ufite ubugingo buhoraho Namani baramwinginga tese yazagusaba ikindi kintu gikomeye ntiwari kugikora kuko yaravuze atese arinambwira ngo njye mwaya amazi asa gutya iwacu ntihari inzuzi zifite amazi meza ngo zitwa Bana na Fapa abantu babazi ko ibintu by'iwabo umbwa kwizera ubutumwa bwiza akatubaza aho usengera kugira ngo yumve ko yamazi y'iwabo nawe uyazi yumve ko nawe uri umunyedini musangiye idini kugira ngo akunde akwemere Namani aranga inzuzi z'iwabo ziruta uwo mugezi nyamara izo z'iwabo niba ziruta uwo mugezi nizo zabashije kumukiza yagombye kumenya ko izo nzuzi nubwo ari nziza zitamukishije ibyo wita ubukristo ibyo wita gukorera Imana nyabita kubyayo bwa kabiri ngo biguhe ijuru menya ngo ntacyo bimaze byihurira baramwinginga ati hangane upfe kujyayo niyaza gusaba ikindi kintu gikomeye wari kugikora ngo nibwo agera agiyeyo ariko atanashaka nyine aragiye basi ibaze rero umujenerali kumubwira ngo yibire mu biziba nka biriya kandi abantu ngo bagiye kureba nyine bagiye kureba bisaba gushyira icyubahiro hasi ibyo wita ubukomere ubirambika hasi ibyo wita ubukozi bw'Imana ubishyira hasi ukemera ubutumwa bwiza bwose ukemera icyo ijambo ry'Imana rivuga abaramanutse rero kubera ko ariko Elisa yavuze yibiyemo bwa mbere abona nta gihindutse tangira gutekereza ati ureba rero ko basebereje ubusa ubwa kabiri ubwa gatatu ubwa kane ubwa gatatu ariko ngo ku nshuro ya karindwi ngo yibiyemo ngo yazamutse ngo umwana umubiri we wabaye nk'umwana w'umwana akize ibiremba abaye muzima kuko yemeye inama ya Elisa kuko yemeye ibyo Elisa yavuze abo umuntu mushyashya amera neza arazamuka inkuru ni ndende ariko noneho amaze kugerayo ntibabazi ko Imana ikiriza ubuntu aravuga ati mumunzane noneho muhembe naze muhereze mbese ibintu kubera ko nangiriye neza Elisa aramubwira ati Bibiliya ivuga ngo mwahereye ubuntu namwe mutangire ubuntu umuntu nagira icyo agusaba ku by'Imana uzamubwire tuwe nta mana ugira ntabwo iby'Imana bicuruzwa ntabwo iby'Imana bigurishwa ntabwo iby'Imana bitangwaho amafaranga tubyana basi ubwo abarigende nyamara akaba yari afite umugaragu we witwaga Gehazi tubyana aravuga ati biriya bintu biragiye pe basi ngo ahita mwiruka yagiye aramubwira ati databuja arantumye abwiye ko abonye abashyitsi nyabune muhereza ibi n'ibi yakiriza abashyitsi n'abana baratomara batigize Imana yemeye ibyanjye aramuhereje byose aragenda arabihisha amaze kubisha agaruka imbere ya Elisa wa mugaragu niwe ndi kuvuga ahageze Elisa ati uvuye nta hantu nigeze njya babeshya kubi n'abanyabyaha babi cyane wagiye ati ntaho nigeze njya rwose umugaragu ntaho najya ati nyamara umutima wanjye wajyanye nawe kuko umwuka arondora wa kamere umutima wanjye wajyanye nawe ese iki ni igihe cyo gushakamo amafaranga iki ni igihe cyo gushaka ifeza cyo gushaka izahabu barabura gushaka ubugingo buhoraho bagashaka amafaranga bakabura gushaka ijuru bagashaka amafaranga aramubwira ati ubwo wafashe ibintu bya Namani n'ibibembe byo wabitwaye bizakomaho we n'urubyaro rwawe kugeza iteka byose yahise aba umubembe imyaka yose n'ababembe bose bazaboneka mu isi n'abuzukuru kubera iki gushakira amafaranga mu by'Imana ntabwo iby'Imana bishakirwamo amafaranga iby'Imana ni ubuntu
ikiza ku buntu, itanga ijuru ku buntu, itanga ubugingo buhoraho ku buntu. Iyo ubishakiyemo amafaranga basi kugira ngo agukize iby'idini ritagukijije, agukize iby'abantu batagukije, aguha ubugingo buhoraho binyuze mu rupfu rwe, kuko yahaniwe, yagiriye ku musaraba kugira ngo ibyaha byawe bibabarirwe, arabihanirwa kugira ngo wowe utazahanwa, yishyiraho ibyawe kugira ngo nawe ushyirweho ubugingo buhoraho cyangwa ushyirweho gukiranuka kw'Imana. bikumvikana neza. Ntabwo Namani yari kuzakira atemeye ibyo Elisa yavuze. Bivuga ngo bisaba kwemera ibyo Imana yavuze kuri Kristo, ukabyemeza umutima wawe, akaryo biguhesha ubugingo. Ni ibiki yamuvuzeho? Nuko Yesu yishyizeho ibyaha byawe, nuko Yesu yahanwe igihano cyawe. Yesu arahanwa kugira ngo wowe utazahanwa, kuko yari yemeye kwishyiraho ibyawe bihinduka ize. Urupfu wagombaga gupfa ararupfa, igihano wagombaga guhanwa aragihanwa kugira ngo wowe utazahanwa n'Imana kugeza iteka ryose. Ibyo byemera mu mutima, ni mu mutima ubyemera. Iyo Namani agikomeza kugaganyaza n'ubu aba agifite ibibere, ariko amaze kwemera ibyo Elisa yavuze, nicyo cyonyine cyamukije. Ni ukuvuga ngo kwemera ibyo Yesu yakoze, urupfu yapfuye mu mwanya we, ko ari igihano cyawe, ukabyemera ntibikubera amateka, ukemera ko Imana itazaguhana kuko yahannye Yesu mu mwanya wawe, bituma Yesu aguha ubugingo buhoraho, bituma Yesu aguha gukiranuka kwe cyangwa gutungana kwe nawe kukagukwaho, ugahabwa gutungana kw'Imana. Twaje tubivuga nijoro ko ari ugukiranuka kw'Imana kwahishwe kudaheshwa no kubahiriza amategeko. Ni ugukiranuka kw'Imana iguha ukazakujyana mu ijuru. Ntabwo umuntu ajyanwa mu ijuru n'amaturo yatanze, ntujyanwa n'ibyacumi watanze, ntujyanwa n'amasengesho waseze n'abakene wafashije, oya, ahubwo Yesu aguha gukiranuka kwe, gutungana kwe kukabukwaho nk'ingurane y'ibyaha byawe nawe yikoreye, akabibarwaho agahinduka umunyabyaha kandi nta cyaha yakoze. Ni ukuvuga ngo uko ibyaha byabazwe kuri Kristo byawe, niko nawe ubutungane bwe bukubarwaho. Yesu yajyanywe mu rupfu n'ibyaha atakoze, niko nawe ugomba kujyanwa mu ijuru no gutungana utatunganye. No gutungana kwatunganywe na Yesu kutagira icyaha aguha ukazakwinjiza mu ijuru. Ibyo rero ntibijyana isano n'idini ry'umuntu, ntaho bihuriye n'idini ry'umuntu. Ni Yesu wabikoze, ntabwo ari idini ryabikoze. Ni Yesu wabambwe, ntabwo ari idini ryabambwe. Ntabwo ari pasiteri, ntabwo ari padiri, si bo babambwe, habambwe Yesu. Amanikirwa ibyaha bya, ahanirwa ibyawe kugira ngo agukureho igihano. Kubyizera ni ukubyemera mu mutima, ukamenya ngo igihano Imana yagombaga kumpana yagihannye Yesu Kristo. Ukamenya ngo gutungana Yesu afite arakumpaye, nanjye kubaye ukwanjye. Ni ukubyemera nyine. Uku ndi kubivuga ni kubyemera ukabona nakijije. Nta kindi kintu bigusaba. Ntakagira ukubeye cyangwa hari ikintu umuntu atanga, Imana ntacyo bayiha. Imana ntigihabwa amafaranga, Imana ntigihabwa ibiryo, Imana ntihabwa imyenda. Imana ishaka ko uyemera, ukemera ibyo yakoze ku bwawe, ukabyizeza umutima wawe, ukabona ubugingo buhoraho. Reka ne gutinda rero n'abandi bakomeze, Imana ibahumure. Amen.